miliyoni 100 ushobora waba umupinga nise mu ruhe rwego hari igihe yakubwira ati akiri imodoka uyu mukobwa mugenzi wawe kuryamewe byandyamaho icyambere ntanda yaba ari buntere Fafa aho hantu uko kwikimukirana amafaranga nanda yaba ari buntere ntaki ariko ikindi cyakabiri umva ikosa wabukoze ngo umwe ngo yonka ngo mugenzi we ngo akamwonka akanyosa akayima hari ibyo abantu bafata nk'impamvu atari impamvu kuko uwo mukobwa nese nibaza niba yavuga ngo reka nguhe imodoka $95 ngo kugira ngo nkuryamewe usabaho ariko mumusambanye muhuje ibitsina reka se gute kubera iki utayikora sinzi wavuze wamuhaye imodoka ngo ntago ngo yakwambara ubusa nabwambara ubusa nyamusa nabwambara banyuraho uko bakiruka ubusa Shafafa mva nanyura hano nirukanka ukabambara Shafafa cyokora uri hejuru cyane kabisa none nibwo nirukanka baduhuye bose bagakizwa n'amaguru usigaye wararakaye usigaye wararakaye pe ahenda wasamba nakaguha imodoka bavuga nyine ngo ni ibyo abapinganye bashyiraho ngo kwa gukora ibyo bihenze kuri gatango mu kibuno n'ibiki nyine ni bya bintu nyine uba wenda nyaruzu ntuzabone nacyo none se Fafa uwo mwana mubyaranye n'ubwo umugore wabimenye nese twamubyara nakama za $5,000,000 nkajya mvana mwa yo kumureresha $5,000,000 ubwo urumva zarena umwana nkajya mvana mwa yo kumureresha nkazabucya no mwishuri ubwo $5,000,000 uzakora iki rero ku mwana kari nkeya cyane mbabara ni menshi nago iri wacu haba hari abakobwa benshi bagiye babyarira iwabo akabyara nta n'igiceri cy'icuma muhaye kuko Fafa niba gwa $5,000,000 umwana kugira ngo akurege mu ishuri azajya mu ishuri za $5,000,000 zarashize kera uri gukora iki kuba yahindura igishoro nyine akajya byara yandi aho kuvuga ngo uhombye wahita umufata ukamusubiza papa we wa mugore noneho akabimenya induru zikavuga hakagwa intumbi kandi yaba afite umugore we nabikubwiye afite umugore se ubundi abagabo bo ko afite umugore yabyaranye n'uwo afite nyine cyane uwo ngo abatabyara agakora divorce none se umudamu ko atabyara byatuma ukora divorce none se ashaka kubyara umugabo yajya kubyara hanze yatandukana nawe yakazana oya ariko nanone urukundo se nyabaki waba utabyara ukambwira ko ari urukundo bwoko ki nakwirukana nje nkazana Gasaro TV. Bakunzi ba Gasaro TV tubahaye ikaze muberere mu mande zose z'isi ndabasuje cyane abari mu Rwanda n'abari muri diaspora muri rusange turabakunda cyane nkuko namwe mutwereka urukundo umunsi kundi musi tugarukanye na Vava Juru benshi bari bamukumbuye twayirukana gakera agiye kutubwira amakuru y'iminsi n'ibibazo benshi nabonye mugenda mumbaza nanjye nafite ibisubizo uyu munsi yaje ngabibasubize Vava tuguhaye ikaze murakoze cyane ndabashimiye cyane kandi ndabasuhusha abafana banje bose ndabasuhuje wari bakumbuye wari umeze ute se meze neza ndashima Imana nko wabaye inzobe ngo utarumirutse nukuri wabaye inzobe baraza kutubwira njye ahubwo ndaruherutse kubona niyo mpamvu nije jye n'ubikubwira oya nabandi barabimbwira sha wabaye inzobe kabisa wabaye icyakaka ariko babyita barabimbwira ewana aha wari umeze ute meze neza urakomeye ndashima Imana wari umaze igihe kinini utaboneka utagaragara cyane wari waragiye hehe ese Vava hugiye mu biki nari mara ahubwo ni mwebwe mutari muri kuboneka nukuri muri iyi minsi nawe ugikora ibiganiro byinshi nka kera amakuru y'ubuzima y'iminsi duherukana ufite akazi ku kazi nyine byaje kugeraho birahagarara ariko ejo bundi numva baramamagaye ngo basubiyeyo ubu rero ntawongeye kumamagara sinzi ukuntu bimeze we kutasubiyeyo kuwa kare nagiyeyo kuwa gatanu sinajyayo n'uyu munsi sinagiyeyo sinzi uko bimeze kubera iki wenda niba bipanga neza bazatubwira ariko simbizi izuba ntabwo riri kukwica ngo twimuke ntari hari ryinshi ntabwo ari ryinshi kandi by'amasaha y'umugoroba yego hanyuma Vava uravuze ngo nibakubwira nese sibe baragwaye akazi bari barampaye akazi ubwo rayira nampamagara arambwira ngo
bagiye kuhongera gusubirayo ariko nta wundi w'umuyobozi wacu wigeze ampamagara ngo ambwire uko bimeze. Okay, hanyuma ndi makuru rero nuko nagiye nyumva narayakubajije hari ibyo watsubije uyu munsi igiye kubariza abakunzi bacu ngo nuko usigaye bana n'umugabo yego nuko ubeshya umugabo se wahe ninjye njye n'ubikubajije nta mugabo ngira mba hariya ku cya Mitsingi nyine mamaze amezi agera muri 4 nakodeje ku bwako kazi baba ari kubeshya ni inkuru sha rwose abantu benshi bambwira ati vava kuse niyo mpamvu atakigaragara cyane nka mbere kwitangazamakuru ati ubu ngubu asigaye afite umugabo no kubeshya baba bari gutwika none se uriya mugabo numvishe ngo mubana ngo Silvizo numva rwose amakuru yego ko yadutumye se ngo dukine inuza filime aho mbarahazi nta nubwo azi wawe n'utuntu tw'udutaramo ntaho azi nanjye ntaho nzi bahuriye ahantu nyine dukinirayo filime aza kudushyira kuri affiche na Maître Nzovu ngo tugire tuzaririmbe ngo iyo hirya mu ntuze mu Gasyata nta handi nuko wararirimbye icyo gihe gukora ibitaramo n'injoro ubwo buryo tuziranywemo nta bundi ndumva usigaye ufite agakofisha muri iyi minsi nase Mana ntayo yarabuze nyine nuko nta dutungo heruka kugura kanako ahubwo wese yampaye ya ntama imvura iragweje bundi abantu barapfa nayo ngurya ibyumbati ubwo kwana iragije ahantu nyine ngurya ibyumbati birayica imvura yaguye yo intama urabeshya yo wari waguze ihene yari yambwiye ngo nzaza nyine nyitore ubwo ndagenda njyayo amafaranga nyagura mwihene nuko none imyumbati yarayishe yo imyumbati yarayishe wayororeraga yari mu rugo inyamasheke nayiragije ahantu ku mukecuru duturanye ayo umwuzukuru we ngo ajye kuziragira ni nyinshi ubwo nyine ngo uko bari gukina agapira ziragenda zirona ibyumbati imvura ihise nyine zirapfa ya ariko nimwe yapfuye mu dutungo twawe yawe nimwe yo Paul sana ndumva rwose agatungo kawe karabigendeyemo kundi nyine nta kundi n'abantu barapfuye nkanswe ihene nanone da abantu barapfuye muri iyi minsi ibintu byarakomeye mama ya Mahana aramubwiye ko wambwiye ko umukunda cyane arambwira ngo nzagusuhuze cyane mwakoranye ikiganiro arakibonye warakibonye ariko urakurikira koko nagiye kuri YouTube nyine mfite we miganda bireba byose nuko yo niki wamubwira muri iyi minsi ari no mu bihe by'imodoka ye bamwimye ari ibibazo afite agahinda barayimwimye mbega ntago subizi hoye sha barayimwimye ntayo baramuha imodoka ye yatsindiye bazayimuha se ibintu byari ku mugaragaro hashize ukwezi kose atarayibona nese niyo hashira 2 ntazayibona umva yewe kubeshya bya bindi by'cyokere bazayimuhari batayimuha azaguma agende muri ayindi ya papa umva yewe none se yaratsindiye imodoka ye se nagomba kuyibona vava bazayimuha rwose sha rwose ni ukuri n'ubwa mbere cyangwa yasenze amasengesho make umva yewe uwo bimye imodoka basenze amasengesho make se bazayimuha bari kugira ngo babanze barebe ese bayitsindiye ku mugaragaro bayimwimirike nicyo kibazo n'uyu munsi rero abantu bakomeje kwibaza umuntu yatsindiye imodoka ye ku mugaragaro ni ikihe kibazo kiri kuzamo gituma mama amora ababara bigatuma imodoka yatayihabwa bazayimuha natwe tuba twaye ku kazi ngo ntago duhembwa ariko wenda igihe kizagira duhembwe ntawamenya ubwo rero agumye yihangane kandi cyo nzi cyo nyine bazayimuha none se ubayeho gute muri iyi minsi utari mu kazi utari no guhembwa vava twagiye dukina udufilime nyine hagira nk'abo baterankunga uziko mwagiye mumuzana inshuti nyine nk'izo nkazigiriraho umugisha hari umumarene wanjye uba hanze mu Bufaransa nawe akamenya najya kumva nkumva ati hari udufaranga naguhereje nyine bikamfasha yo buke nyine ukabaho gutyo ariko ubu nta kandi kazi navuga muri Kigali ufite ukora ngese no gushaka zibirananira kubera iki birananira kugenda avuga ngo najya gushakisha akazi biba byananiye kuko nago bigeze baduha amabaruwa dusezerera ngo tugende burundu nanone nta nubwo boss yigeze avuga ati ntimuzongere gukora burundu ubwo bigatuma umuntu ategereza akavuga ati wenda n'ikibazo cyabaye bizahinduka azagira hatubwira uko bimeze nuko nyine ukicara ugategereza ejo bundi nabwo nabonye ngo vava yisangiye umugabo we hanze babanditse y'inkuru
nuhe mugabo wari usanze hanze bari kwandika njyewe ngo nuri indege ngo ibikisi ndanayibona mana yanjye numva ziri guhinda ziri kutwagiye udusaba abapolisi ngo tuyegere baranga Vava waretse kunsetsa kako indege akayikubitaho ukibaza nyine bikakuyobera ntabwo urabona indege ze ntabwo nayibona kuva wabaho twagiye i Kanombe tubwira abapolisi ngo bareke turebe baranga oya ukuri ko nzi yuko akenshi Kanombe niba igiye ku ahubwo tunaturanye nazo muraturanye nazo ariko ntabwo batuma tujya kuyireba barabyanga yego hanyuma rero nabonye hari abandi ati Vava asigaye yitwara nabi asigaye akina filime ari mu buriri yaryamanye n'abasore yihese ngo nakinye ni filime wigize gukina uri kumwe mu buriri n'umuhungu kandi ko kwa kana motari kacera nabonye abantu benshi baragenda ngo Vava turamukunda ariko tubabari umubuze ngo kuzajya ngo kuzajya ajya mu buriri ngo n'abasore umva nako biba byoroshye nyine kujya mu buriri uri gukina filime wambaye hari icyo bitwaye ari bukwishyure ntakintu bitwaye rwose abakunzi bawe ko nabonye batabifashe neza ntacyo bitwaye ubwo rero iyo ukeneye amafaranga ntiwajya kurobanura ngo ndakora iki ngo ikisinyikora ngo ibiki n'ibiki ubwo se ushaka kutajyaho mu buriri mbona nkubone ariko ukajya mu buriri wihishe ubundi bwo biba birenze ushyiraho amakomantari ku byo bashaka ariko gukina filime wambaye cyane ko haba n'abandi bantu mutari mwenyine nta biba birenze ubwo gukina karore rwose uri kumwe n'umusore mu buriri cyangwa umugabo nta kibazo nta birenze nese kuba wambaye wambwira ngo wakanga gukina kandi ari bunakwishyure icy'ingenzi ni uko muba mwambaye birangirira aho ngaho nta handi mwamuziranywe muhuriye aho ngaho umuntu uza muri filime none se wakanga gukina gute oya ntago wabyanga hanyuma tugahita twibaza Vava andi makuru yangezeho ndavuga nzanayibariza Vava wenyine ku giti cye benshi ndetse yabateye amatsiko ati nuko Vava asiganwa ka Mitsingi nibyo koko ngo wabonye ndi kunywa Mitsingi sibyo nasomye ko ari Knowless ahubwo Knowless niyo nasomyeho ubwo ndabonye ndi kunywa Mitsingi koko isi yakareye kutubwira ati Vava rwose anywa atakanu inzoga birananira ubwo hari igihe mura n'abafana banjye bamwe ngo ntago tujya dusengera amafanta ngo niba utanywa inzoga ngo nakazi ka umuntu ashaka gusengera akagutegeka n'icyunywa se nkazanga ubushizeho turi Gisenyi hari abafana banjye bagiye bazipfundura bakazimareza ku ngufu cyagiye abacunga nkazimena tise wayimaze kandi wayimennye none se ni cyagiye nyuma mbwira ko wagiye gutora abana banje mwanga bakajya bapfundura none si ku ngufu ngo ninzinywe barangiza bakagenda bakajya kubyina nawe ukayimena none se ni cyagiye umbwira ko agiye gufata ya namba West yakwemereye mana nukuri inzoga zarananiwe bivuze yarabeshye ni cyagiye wambwiye wasubiye gutwara ikagatama cyagihe nawe rero n'abafana banje benshi bimuhanga abantu benshi nuko rero bakambwira tugiye kugurira ntimugure fanta ngo hoya ngo niba atari inzoga ngo ati ntago twakugurira hanyuma se Vava niba kwamamaga ufite agahinda ati ndababaye ndyamye amasaha abiri ati iki cyumba bankodeshereje iyo bayama mu ntoki nkayatwara kugira ngo bankodesherezeho icyumba cyiza nk'iki kubwira abashuti be bakajya bambeshya ngo barayima ngo n'amatwi ngo n'amahembe ngo bare baho nyinyuze noneho ndavuga nanjye nkashije nkavuga ndaza kuyigurisha mu mujyi sindabura umuntu yabwije arambwira ngo hahandi twava ngo hari amacumbi aturarara ahita mfite amacumbi hano n'ayandi mu mujyi uhite mahurarara ndavuga ni mu mujyi kuko haba hari akavuyo nyine wasinzira ni mu mujyi ubwo uzi ko afunga saa 5 hamagara abantu ba mu mujyi ngo baze bandebe abwira umuhungu we ngo anjyane haruguru ku motari nyine ngo antegere ngiraho mu mujyi ngeze mu mujyi nka saa 4 n'iminota hafi 40 nukuzamuka kujya kurara hejuru muri etage uwo muhungu waho ngo amuha 15,000 ndaryama n'ubundi buhita bujya n'ubundi yayama none se wari kurara wicaye Vava nari kurara nicaye kuko n'ubundi bwahise bucya kandi nari ndi kumwe n'abandi bantu benshi n'abafana banjye bose kandi bari burare babyita ugira agahinda kuko uraye buhita bucya mbona Vava we umvane atari ntago biba
biba byoroshye nyine ariko ndamushimira cyane yarakoze yarabizirikanye arinda icyo yavuze ndamushimira cyane shambega vava biransekeje rwose ati reka nta bintu byo kurara umuntu yicaye aryamye kandi 15,000 wabika ni menshi ni menshi kubi bavuransetsa nuko bavuga ngo nyine wenda yereka abanyacyaro umujyi nyine wenda babona icyiza ariko ni menshi yewe gasha ndasetse rwose noneho vava nawe ni umuti w'amenyo wowe bamva bakwira amafaranga kurenza kuba cyane dakuze ujya kuri ahantu bugahita buki ubwo se ubundi abapfuye iki hanyuma amakuru y'wa musore mwakundanagaho mu cyaro ubuheze wa wundi wa kera wundi wa kera abo hari muri Nyabugogo niho hacuruza utuntu tw'utuburu rahira mujya mubona none urabeshya niho amaze iminsi ari gukorera ndumva ibintu bigiye kugenda ahantu heza rero maze iminsi akorera muri Nyabugogo nico bundi nanyuzeho muri Musanze mbona nyine niho akorera si yuko noneho ubuse niyo gutegura ikintu gikomeye koko nk'igikiza ubwo nk'ikintu nk'umurenge kuko urumva yarakwegereye yabonye ibyo kuba Nyamasheke vava ari i Kigali ibyo bintu bitavamo bari kwishakishiriza imibereho nyine ariko nyine si mugikundana se akunda niyo ugiye mu cyaro arakubwira ati ntujye mu cyaro nta kiza cyawe none ese yizira i Kigali nawe aragukurikira ibera i Kigali n'ubundi mu bisanzwe mu kazi kiwe n'abavandimwe be nabo bari i Kigali niyo ndirimbo muri iyi minsi se uheruka gusohora indirimbo zo miya yarampamagaye ejo bundi ngo nzaze dukore papa w'abana banjye n'izindi ubwo nyine turi kubipanga muri iyi minsi waheruka gusohora Mapenzi Mapenzi niyiheruka nuwe manzi muri minsi rero uri gukunda ese nta wundi mba ndi gufana sibye Bruce Melody mfana ubu si indirimbo aheruka gusohora yizi iyihe sira nabonaga muri kureba mu modoka ntabwo ngine nayireba niyo ndirimbo y'ukunda se indirimbo ye nkunda ni ya yindi ya kera nyine iriya ariko hari n'indi nanone ivuga ngo ukira iriya nyine ndakwanga nushake nawe unyange yindi nanone ni so serious iyo ngiyo kari za kera izo nizo nkunda nizo ukunda izo nizo nkunda cyane hanyuma se vava kugeza kuri uyu munsi noneho hari byinshi abantu babibaza ese niba kugeza uyu munsi vava ari muri Kigali ubuzima burakomeye uko byagenda kose hanyuma ya matungo yawe rero barabyibaza cyane benshi amatungo yo ari aho ngaho mu cyaro ariko nigeze kurwaza n'inka nayo irarwara cyane barayibaga bayigura amafaranga makeya ariko ntabwo nyine ibyo birabyirengagiza igikuru n'ubuzima nize mbogamizi wabonye rero ku mukobwa wibana nta mbogamizi nabonye kuko njyewe ndikontorora nkavuga nti ejo nzarya iki ese uku kwezi kwa kabiri cyangwa kwa gatatu uko gushize ese nzabona andi mafaranga yo kwishyura nyine ni ibyo ngibyo mba ndebaho gusa nta kindi naho imbogamizi zo ntazo kuko mba ahantu hari abantu benshi kandi tukabana na nyiri igipangu aho ngaho n'umuryango we ubwo rero mba numva nta birenze hanyuma se vava bakunda kuvuga ko abakobwa bibana rimwe na rimwe ati hari abashukika vuba abasore bashobora kumutera inda mu buryo bworoshye abantu bafite iyo myumvire wabibonye gute nkawe none kuri uyu munsi wibana baravuga nyine ngo wicaye n'ababaza imbere ye wagiye kubyishoramo ntutekereza wavuye ntutekereza aho ugeze bishobora kuba byaba ariko bitavuze ngo bikubaho ngo nukuba wenyine ushobora kuba wenyine ufite icyo ushaka kugeraho akaba ari icyo ngicyo ugumutekereza gusa kurusha kujya muri ibyo ngibyo muri izo ngeso nta n'impamvu wamugana wicaye n'ababaza imbere ye abakobwa bose bibana ntago ari ko ari ibirara sibyo ra ushobora kureba umukobwa ukaba impamvu njye naje kuba hariya ni ukubera kariya kazi nta kintu none dore nako kari kugenda buke bukeye ariko wenda bizageraho bikunda bishobora kuzageraho bigakunda bikarangira n'ubundi mugasubiyemo wabona harajemo imbogamizi zindi ni ikihe kintu rero muri iyi minsi mu kanya wari uri konsetsa ati yewe ati abantu b'inyamasheke rwose nabo ati tumaze gutibaba ntabwo
byoroshye nyine. Nirihe baba mwataye? Kuri twavuga kuri Moses. Mwoye kubata abantu nyamasheke muri iyi minsi rwose. Nyine hari ibintu abantu bakora wenda nk'abaturage bakabibona nabi, ariko wowe nyiri kubikora uba ufite icyo washakaga. Ufite icyo washakaga, hari igihe uba ushaka kumva wakwamamara, ariko njye ntago nakishimira kwamamara ku kintu kibi. Wakamamara ku kintu cyiza gishimwa na bose, ariko cya kintu abantu bagaya banenga ntago nifuza kuba nacyamamaraho. Ariko akavuga ati wenda ndi hanze kuba nambaye ubusa nabikoreye ikise, hari inyungu nabikuyemo, uburenganzira bwo kumva hari inyungu yabikuyemo, ariko hari mwe babibona nabi. Yego. Ariko burya ikintu njya mbona kiba kibangamiye umuntu ni ukwica umuntu cyangwa se ugakora ikindi cya kindi, naho kiriya cy'uburenganzira bwa muntu nakaziki buraba yagikoze yumva hari aho hari icyo biramugezaho. Ntago njya nkunda kubishyiraho commentaire cyane ngiye ngo mbyibazeho, ariko nyine ubona birebetse n'abari kukaga. None se Vava ari akantu uvuze ngo uburenganzira bwa muntu nk'umuhungu wigira umukobwa, nyine hari igihe abona kubyinisha kiriya kibuno, hari igihe abireba kuri YouTube akabibona abakobwa akumva ko kubiganya ari ishema, ubwonko bwe bukamwumvisha ko kwiganya biriya ari ishema, ariko igihe bene wabo hanze bari bubireba akabona ni bibi bitari byiza. Ariko njyewe ku cyanjye giti navuga ngo ni uburenganzira bwiwe. Hari abavuga ngo bahabwa amadolari, ngo bahabwa ngo amamodoka ngo ya miliyoni 95, ukavuga uti ya modoka ntago nayanga. None se Vava ati nimba barayimuhaye koko ni uburenganzira. Vava uratuma bitankubaza ikibazo cerekeye n'icyo kintu. Bagwaye imodoka dufate miliyoni 100, atakira nawe ubumutinganye, wabyemera? Miliyoni 100 waba umupingani se mu ruhe rwego. Hari igihe yakubwira ati akiri imodoka uyu mukobwa mugenzi wawe kuryamewe, byandyama icyambere ntanda yaba ari buntere. Vava aho hantu ko kwikimukira n'amafaranga nanda yaba ari buntere ntaki. Ariko ikindi cyakabiri umva ikosa wabukoze ngo mwe ngo yonka ngo mugenzi we ngo akamwonka akanyosa akayima, ariko kukimukina ni moto akanyosa. Vava noneho nemeye ko ukunda amafaranga, nemeye ko ukunda amafaranga, wakemera ukaba umutinganyi kubera amafaranga. Kubera iki se utabikora? Ubwo rangiye ntago nigeze mutekereza ko navuze niba afite amafaranga menshi akaba karakazi ni uburenganzira bwiwe. Ko uyu munsi baza kugutuka nukuri baza gutuka ati Vava bantuke mana yanjye, imodoka ni ikintu gikomeye kitapfa kubonwa na buri wese. Imodoka igura ngaye ko ari n'imodoka miliyoni 10. Ya miliyoni 10 subunda zifite. Ariko nanone wanakora ukazagera aho uzigira aho kugira ngo umutinganye. Ikintu kitari icyaha cyo kwica umuntu nicyo navuze ngewe njya mbona ari ikintu kibangamiye. Umukino wose wakina ku burenganzira bwawe nta nkurikizi ukwereka uguhica igitumubaho, ntago nareka kuwukina ngiye. Vava ukunda amafaranga kabisa, rero ndabyemeye. Uziko nta mikino ugira ikintu gikomeye kandi kiri hejuru, urumva. Ubwo rero kuriya kuvuga ngo uraba umupinganyi ngo uryamane ndi mukobwa ngo akonse ngo ibiki, ntago cyari ikintu kiri hejuru cyane. Uratuma hari abakubona bafite amafaranga ati niba Vava yakemera rero kumutinganye, reka duhita tumutereta. Kandi wasanga n'abantu bavuga ngo Moses ngo bamuhaye amafaranga ngo n'imodoka ihenze wenda nta nabyo, wamenya ari ibiki. Moses afite amafaranga. Umva ngero nta kibazo na kimwe nigeze mugira rwose, nta na kimwe, kuko yiganye ababona akina imikino abona ku ma YouTube n'ahandi. Ubwo rero ni uburenganzira bwe, nta muntu yishe. Ntago biba byoroshye nyine. Ntago byoroshye. Sha Vava ukunda amafaranga hejuru cyane mukobwa wanjye. Amafaranga nukuri ni ibintu bitoroshye. Hewana nigize kumva uvuga ati ngiye watabatinganye wapi rwose, none uyu munsi ati ngiye nyiheye amafaranga miliyoni niyo zaba 10 da ati nakibera umutinganye. Mu bitinganyi hari ibyo abantu bafata nk'impamvu atari impamvu, kuko uwo mukobwa nese nibaza niba yavuga ngo reka nguhe imodoka 95 ngo kugira ngo nkuryamewe usabaho. Ariko mumusambanye muhuje ibitsina. Reka se gute? Nanubaho ni rwarwenya rw'abantu. Ntago ari urwenya bibaho, sibyo? Natwe duhura n'abantu benshi duhura nabo akaguha ikiganiro akubwira ati wenda niko navutse cyangwa se nabigiyemo gutya, sibyo se? Nkomwe njya mbarambaye ikanzu
ngo ni umugabo kandi wabona n'umugabo nyehe si bibaho se ariko Vava nawe ati jewe ni umukobwa aza akama imodoka bikagenda utyo uyu ushobora gukora cyane no gukazayikorera nakazayikora se ryari nese ubu wamaze kwiheba ko utazagira amafaranga yagura imodoka ntago najya kwirirwa mbavuga ngo ndashyiraho komantere y'ingwi biki yayikwemera akakubwira ngo ndayiguha ayigusinyiye imbere wahita hejuru cyane kubera iki utayikura sinzi wavuze wamuhaye imodoka ngo ntago ngo yakwambara ubusa nabwambara ubusa nyamusa nabwambara banyuraho uko bakiruka ubusa Vava so kujya bambana bagahunga uzi ko wari uri kumbwira ngo bagwaye ngo amafaranga ari ikintu utakora uzi ko wakora ibibi byinshi njye narakubwiye ni ikintu ntakora n'ukwica umuntu ariko sicyo cyaha cyonyine kibaho imodoka ukambwira ngo ambara igariso ngo uva aha ngo ujye muri Nyabugogo sinjyeyo wangira ute se wowe twahura wankora iki ariko uzi ko amategeko abihanira akaraka ndetse ahana abantu benshi ntabyo uzi nese niba umukobwa mu muhanda ashobora kugenda yambaye nimba wifata ukajya mu giporoso wambaye kora nta uri buguhe n'igihumbi none ahubwo ati ambara igariso ujye muri Nyabugogo none se kora n'ikariso birahuye kubera iki bidahuye buriya bukora buciye kageze nka hehe mukina n'amafaranga mbona bambaye ubusa ntayo bari gukorera ubwo oya ariko ikariso itandukanye na kora bitandukanye Vava hari ubukora buciye amaguru kandi bufashe bugufi ariko waba usa n'umubiri w'umuntu wabona ukagira bambaza amashati maremare sibyo ariko ntabwo iri ari ikariso ukagira ngo yambaye ubusa ubwo rongeye Varatina njya mbona bambaye ubusa benshi nta n'ikintu bari gukorera ari igihembo rwose kiri hejuru nyamukuru nabwambura ushambuye mukina n'amafaranga ubwo ni nk'amafaranga ngaye bagwa ukava hano wambaye ikariso kugera Nyabugogo nyine yaravango ni 95 oya wowe 95 ugenda wambaye ubusa mva nanyura hano nirukanka ukabambara Vava cyokora uri hejuru cyane kabisa none nibwo nirukanka baduhuye bose bagakizwa n'amaguru ese usigaye wararakaye usigaye wararakaye pe amafaranga bari menshi nyine bari menshi ariko hari ikintu bavuze ngo icyaha ntakora kuroga no kwica umuntu nibyo utakora hanyuma gusambana hende wasambana akaguha imodoka kwa bavuga nyine ngo ni ibyo abapinganye bashyiraho ngo kwa gukora ibyo bihenze kuri gatango mu kibuno n'ibiki nyine ni bya bintu nyine ubona bavuga bidashoboka kandi rero nakangubwire ni ninze nyababamo nta n'uwayiguha Vava mu kanya hagiye kuza umuntu hano ndaje mukwereke no mutinganye waranabyemera ige se umuzi uramuzi ige rwose pe menya muzi twarahuriye unakubwira ati gera bivukiyemo ibyo bibazo byose ndaje mbimubaza uhari wowe ubihakana ko bitabaho noneho sibyo wowe ubihakana oya nyine nibyo nkubwira wowe ubihakana ko ibyo bintu bitabaho ndaje ibyo bibazo mbimukubarize nawe uri hano uzi se ngiye cyo makana ko kitabaho nuko akubwira ngo ntago ngo nahura ngo n'umukobwa ngo mugenzi wanjye ngo turarane ngo tugire gute ngo yaguha imodoka ngo ari mugenzi wawe ngo akakonsanga ukwemera kuki satayema ngo anyose nono ndare nonka bukari ndabuke none se ubundi urumva ibyo atari amashitano bagukoreramo ni gute ubundi akayankoreramo oya Vava ni ukuri tureke guseka ibyo bintu buretse ni ukuri ni shitani iba yazamutse mu bantu ubundi se wonka buretse gato nkarijungutura ahubwo bakajya Vava none se uri umukobwa nawe ni umukobwa ubundi wakonga amabere y'umukobwa gute ko ibyo bintu nabyo bitaba ni ibintu bidashoboka urumva ariko nabo ntibakajya bafata ibidashoboka ngo bavuge ngo ni ibintu ngo bitabaho kuki se bitabaho mana yanjye Vava asigaye akunda amafaranga we Vava nawe ruka bakamujyana kwa muganga n'imodoka yanjye nkayicyura urumva ngweruka atarakunda amafaranga kuri urwo rugero amafaranga bari benshi nta nubwo binabaho ahubwo ni ukubeshya na wayitanga iyo modoka oya barazitanga mu byo twumva ngo kugira ngo asezerane n'uwo bahuje igitsina none se nibyo byumva ko abasezerana bahuje igitsina nyine barabivuga cyane mu mahanga cyangwa ngo umuzungu agasezerana n'imbwa yiwe ariko ntago njya ncyemera none se Vava ari umugabo w'umugore aje akagutereta sibyo ubizi ko afite umugore akubwiza n'ukuri
kuvuga ati ndaguterese ariko mfite umugore nzajya nguha amafaranga akakwemera miliyoni 5 zo gutangira business uwo mugabo wamwemera tukabyarana umwana se oya akubwira ati nugukundana nyine nubwo mfite umugore nawe tukajya twikundanira ku ruhande ubwo se umugore abimenye wese ukazashaka uti nyine nibyo ndi kukubaza ambwira ati ndakubyara umwana nguye n'izi miliyoni 5 nabyemeye ahubwo se akagenda noneho ibyo ubundi amahereza bari gukura nkabyara nkashaka kandi saa n'igihe ushaka wenda nyaruzu ntuzabone na none se bava uwo mwana mubyaranye n'ubwo umugore wabimenye nese twamubyara nakama za miliyoni 5 nkajya mvana mwa yo kumureresha miliyoni 5 ubwo urumva zarera umwana nkajya mvana mwa yo kumureresha nkazabujya no mwisha ubwo miliyoni 5 uzakora iki rero ku mwana kari nkeya cyane mbabara ni menshi nago iri iwacu haba hari abakobwa benshi bagiye babyarira iwabo akabyara nta n'igiceri cy'icuma muhaye kuko fafa niba gwa miliyoni 5 umwana kugira ngo akure ajye mu ishuri azajya mu ishuri za miliyoni 5 zarashize kera ashize uri gukora iki kuba yahindura igishoro nyine akajya byara yandi aho kuvuga ngo uhombye wahita umufata ukamusubiza papa we wa mugore noneho akabimenya induru zikavuga akagwa intumbi shafafa wari haze niba wakemera no kubyarana n'umugabo w'abandi shano ukuri amafaranga n'amafaranga nyine n'amafaranga se kwakanga no kubyarana akazi gukazana byarana n'utazi na mayibo birawe itagira gahunda hanyuma se ubwo bwenge ugize bwo kubyarana nawe murabyaranye ugasanga afite ibyo birwara byateye muri iyi minsi bwo kuki utabitekerezaho atese ndamutse wabitekereza ariko ntago mupanga kujya kubyarana mutaziranywe cyangwa mudafite ukundi kuntu kandi yaba afite umugore we nabikubwiye afite umugore se ubundi abagabo bo ko afite umugore yabyaranye n'uwo afite nyine ntago cyane uwo ngo abatabyara agakora divorce none se umudamu ko atabyara byatuma ukora divorce none se ashaka kubyara umugabo yajya kubyara hanze yatandukana nawe yakazana oya ariko nanone urukundo se nyabaki waba utabyara ukambwira ko ari urukundo bwoko ki nakwirukana nje nkazana oya papa tabivuga gutyo sibyo imana niyo itanga urubyaro sibyo se niyo rutanga ariko nanone nago waba uri umugabo ukamara imyaka 10-20 utabyara ngo n'urukundo se bwo nyine reka nkubwire umugabo ashaka kutabyara cyangwa se umugore ntabyare icyo gihe kibaho murasenga mugasaba imana urubyaro sibyo muganga se bibabwira utabyara uwari we nyine barabibabwira ariko wakunze umuntu cyangwa mukundana ntiwamuta kubera ko atabyara ahubwo wasenga mugasaba imana none se fafa nuziko n'abantu bamara imyaka 10-15 genda bazi benshi bamaze imyaka 10 batabyara yego ariko inyuma imana ikazabasubiza bakabyara ni ukuri uwo muntu nzi umaze imyaka 10 atabyara mukuru we n'inshuti yanjye hari umuhungu witwa Samu yaramusengeraga cyane akamusengera ngo azamutware aramwanga yawe nimba rero ariko kababara imana yasizeho byashoboka kwanga umusore ngo ni umukeneye mbese niyo yaba ari buribura ariko uramukunda ukamukundira uko ari uwo Samu yakoraga amasengesho menshi buriya rero imana yaramwumvishije iravuga ati arakwanze agiye kuri uriya munyakabari ucuruza amayoga n'ibiki nanjye nzashyira umubabaro hagati yabo buriya niyo mpamvu bava dusoza noneho reka giye kubaza ibibazo bibiri ariko noneho uyu munsi baraza kuvuga ati bava ugeze kure niba wakemera kuryamana n'umukobwa banzanaho inkuru zitabaho babivuge n'akazi kabo yego nta kibazo ufite cy'abantu baraza kuba ati noneho Fafa ageze kure niba yaba umutinganyi kubera n'imodoka pe ariko nase umukobwa uguhaye imodoka yo nguru kumwanka ewe umva narandishunguturaho bugacya ngewe sha Fafa ariko disi urashaka imodoka pe abakunzi bawe warayimenye se ndayikunda umva niyo yaba ari kakandi gatoya kanyura mu mujyi bakagira ngo kahiye kagenda gacumba umwotsi apfa kuba ari imodoka ubwo se iguhiriyeho ndazamuka kubakira bakava mu iguhiriyeho nako yasha ibishaje nyine kagenda ituma umwotsi ibaze iyo ni yindi y'amafaranga make nyine igutera ibibazo ashoboka shabana yanjye Vava we sha none uransekeje uyu munsi
aha ntabwo bizoroha rwose iby'iyi Kigali Vava. Ndabona ewana Vava asigaye acanye ku maso yabaye umunyakigali neza neza. Ni ukuvuga rero ubwo bibasira Moses nibasigeho nibasigeho dani barazi icyo yakuyemo biriya nta kintu bivuze na kimwe byarabaye harabagiye bavuga ngo n'umwana wo kwa pasiteri kuba ari pasiteri se bihuriye n'umubereye y'ubuzima bwiwe. Nese waravukiye kwa pasiteri baba bumva ko nawe yarahavukiye nyine bihuriye n'imibereho y'ubuzima bwe. Baba bumva ko nawe agomba kuba nyine yakizwa. Pasiteri nyine ubwo azajya abwiriza nyine undi nakora ibyo nyine. Hari akantu wagarutseho utuma ngira n'ikibazo ati hari nabo basaba ati kuba bakora ibiteye ngiye mbyita ibiteye isesemi ati hasi umukobwa ku mukobwa ubwo watinyuka. Oya ibi ni ibintu by'ibiganiro mbese nyine bitabaho. Ariko biba bitewe hari abantu bavuga ngo abahungu ngo bashakana ngo n'abagore babaruta ngo bitewe n'amafaranga. Buriya ashobora kuba ari mu buzima bubi akabona kubana n'uwo mukecuru nta kintu bimubwiye. Ubwo rero nanjye nshobora kubona sibye ko nyine ari ibintu bitabaho singira nabyemera kuko sindahura nabyo. Nshobora guhura nabyo yambimbwira ngo nimbikore cyane ko ari na mugenzi wanjye nkumva nta sesemi byagira gute byantera bitewe n'igihembo nyamukuru yagize gute yakwemereye ukavuga uti namusoma nk'iborosa ntago wabura gutekereza ibyo ngiye. Ariko nyine ni ibintu by'ububeshi bajye bambuza Vava none se ari ububeshi ntago twaba twumva ko kwisi yaba batinganye bariho yaba abakobwa yaba abahungu baremetse nk'abahungu haye cyangwa se abahungu bameze nk'abakobwa ariko ibyo ngibyo byo kuvuga ngo barashaka nango bararyamana ntabyo nawe ni kubyizera Kambazira muri ku Rwanda aravuga ngo nta bantu bashakana ngo bahuje ibitsina arabihakana. None se ngiye ko amakuru mfite ko David yarari yabanaga na Moses n'umugabo. Yes uwo Moses wacu se David se n'umuzungu ni igiki Dave w'umuhanzi bakabana se ubwo ni cyacyo cyereka abantu egera hariya rwose izo nkuru abantu bavuga ibintu dore mwayirukanaga kera izo nkuru. Gasaro TV.